igitabo cya Yosuwa igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 11 ndagira ngo dusome aya magambo n'ayanjye nawe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo munyure mu ngando mutegeke abantu muti nimukora amahamba kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mu kibemo. Imana ishimwe. Ni ijambo rivuga ngo wambukanye iki? Wambukanye iki? Wambukanye se izihe ngamba? Ijambo rya mbere, kwambuka ni ukuva mu cyerekezo kimwe ukajya mu kindi. Imana irakoze ihibazwe kwiduhaye amahirwe yo kuva mu mwaka tukajya mu wundi. Habayeho kwambuka, ariko igitangaza gihari ni icyo wambukanye. Igitangaza gihari ni ubuzima wambukanye, ni intumbero wambukanye, ni icyerekezo wambukanye, ni ingamba wambukanye. Ugendanye iki? Twiyambure ibitari by'Imana, twambaro mwenda wera. Iby'Imana birangwa n'urukundo, ineza n'imbabazi. Twiyambure ibitari by'Imana, twambara umwenda wera. Iby'Imana birangwa n'urukundo, ineza n'imbabazi. Umva icyo ngusaba, n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Umva icyo ngusaba mwami we, n'umwuka w'ubwenge aye no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Itukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Itukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Umva icyo ngusaba mwami we, n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Umva icyo ngusaba, n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Yosuwa
Icyambere, Imana imuhamagara, yamuhamagaye Mose amaze kwitaba Imana cyangwa se imaze kumukura mu isi. Iramubwira ngo dore umugaragu wanjye Mose ntabwo akiriho, none haguruka, ndashaka ngo ugende, kandi ugende unyure mu ngano, ubwira Abisiraheli, ubabwire ngo nimukora amahamba, kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi runini rwa Yorodani, mukerekera mu gihugu cy'isezerano nabasezeranije, mukajya guhindura. Reka nkubwire ijambo rikomeye, nubwo Imana ikurinda ikaguha n'ubuzima, ariko ibikurindiye umugambi wayo ntabwo ari ukukurinda gusa, ibigira ngo ujye guhindura. Hari ibintu Imana ishaka gukora, Imana ikurindiriza misiyo. Hari misiyo y'Imana, hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, hari ikintu Imana ishaka gukora. Haleluya! Hari ikintu Imana ishaka ko ukora. Niyo mpamvu ijambo ryakubajije ngo wambukanye iki, ni ingamba ki ufite. Ntabwo ari ukwambuka gusa, ntabwo ari ukubwirwa ngo ngiye mu mugisha wanjye, ntabwo ari ukubwira ngo mpagarare. Nimukore amahamba, mubibwire n'abandi bose ko tugiye kugera iyo tujya. Nyemerera Mana ngendane nawe, ubutayu nabyiza bihaba. Babonye aho inyanja icikamo, babonye ya nkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijuru, ariko baranga barinangira. Mana waje danye natwe iyi myaka yose mu butayu, ntituzibagirwe ibyo wakoze. Mana waje danye natwe iyi myaka yose mu butayu, ntituzibagirwe ibyo wakoze. Imana ishimwe yabanye nawe, Imana ishimwe yakurindiye mu butayu, Imana ishimwe yarwanye intambara yawe, Imana ishimwe yakuyeho ibitero, Imana ishimwe yazimije imyambi, Imana ishimwe yakuyeho impanuka, Imana ishimwe yakuyeho igicu cy'umwijima. Haleluya, haleluya! Imana yarakoze, Imana ni nyaguhimbazwa, Imana ni nyagupfukamirwa, Imana ni nyangamugayo, Imana yarwananye nawe, Imana yabanye nawe, Imana yihereza icyubahiro. Relasepe shaya bini westa saibe aide ko tekite de meni tansify shemase boni grace. Nimukora amahamba, nimuhindura uburyo, nimushaka imbaraga, nimukora amahamba, nimupfunyika imbaraga, nimugwiza imbaraga z'umutima, nimutegura ibihe byanyu, nimubana n'Imana mu buryo budasanzwe, nimugira ingamba, nimugira ubwigoreko, nimubana n'Imana mu buryo budasanzwe, nimuhagarare, nimutumbire mu ijuru, nimwiringire umusaraba, nimwirinde igihiri gisa nacyo, nimwitunganye, nimwiboneze. Hari umugambi w'Imana. Ivugana nawe ntabwo ibeshya, ni inyangamugayo. Muri iri byo mu gitabo yaravuga ngo isi bisavaho, ijuru bikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi naho yavaho, ijuru rikavaho, ariko isezerano ry'Imana, Imana irarisohoza kuko irikurikirana ibihe n'ibihe. Yabibwiye Yeremiya, iramubwira ngo waroye, undi ati yego, ati waroye uburyo ki n'iri ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Aho ni ahambere, hageze hirya Yeremiya ngo baramufunga, bamufungira
cyayo harabangwa iwe Uwiteka we warashutse nemera gushukika kukundusha amaboko. Imana iramubwira ngo ntabwo ndi Imana ishukana yawe Yeremiya, ahubwo ni Uwiteka Imana yo mu ijuru igira icyo mvuga. Iyo ngivuze nkabona kidahari ndakirema, iyo nyiramye nkabona kidakomeye ndagikomeza. Aramubwira ngo ntabaza ndagutabara, wareka ibintu bikomeye biruhisha utamenya. Ndashimira Imana ivuga kandi ikagikurikirana. Haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Iramubwira ngo Yosuwa ubabwire bakora amahanga. Niki wapfunyitse mu rugendo? Niki kizagutunga mu nzira? Nayahe mahamba wakoze? Nizihe ngamba ufite? Nubuhe bwigomeke ufite? Niyihe bagaje wateguye? Nuruhe rugendo uri kumwe n'Imana? Nirihe sezerano wasezeraniye Imana? Nayahe magambo wabwiye Imana? Niki wabwiye Imana uzayikorera? Ni sezerano rihe wayihaye kugira ngo Imana ibane na kuri kuyisaba kuyasohoza? Wowe urashaka iki? Turi mu cyumweru tugomba kubwira Imana ngo ni ingamba nshya mu mwaka mushya. Ugomba gutekereza ngo amahamba nakoze nayahe, niki napfunyitse, niki kizatuma Imana ibana nanjye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ijambo rya kabiri, Yosuwa yari yaramenyereye kurwana, yaramenyereye kurwana, ariko ntabwo yaramenyereye kuyobora abantu b'Imana. Ubundi ugomba kumenya yuko Imana ikujyana, hari ibintu igomba kuguterekamo kandi utarumenyereye. Ugomba kwitoza no gusaba Imana kugira ngo iguhe umwifato ugeze muri ibyo bintu. Abantu benshi bagushijwe n'ibisubizo, hari abantu ibisubizo byagushije, bari abarokore beza batarasubizwa, babonye ibintu barayagara, barasamara, baraguruka, bamera amababa. Urimo gusaba Imana ngo niguhe ibisubizo byuzuye, ariko banza wipime ku munzani urebe ngo urifite imbaraga zingana iki zo kubihagararamo. Ivugana nawe ni inyangamugayo, ntabwo ibeshya. Pera semanse pa, iravuga bikaba yategeka bigakomera. Hanyuma nibuka ko Mose iyo yabaga ari ku musozi Abisiraheli barwana, Yosuwa yabaga ari ahantu bita muri shando bataye ku rugamba ari kurasana. Mose nawe ari ku musozi ari kumwe n'abagabo babiri witwa Huri na Roni bamufashe amaboko, nta nubwo yabaga ari mu bamufashe amaboko. Yosuwa nawe ari ku rugamba arekura umwami, avuga ati zuba uretse kurenga, kwezi uretse, ndashaka kubanza nkarasana n'abanzi b'Uwite. Imana imurengisha kirabatisha, nta wundi uzabayobora ni wowe. Imana ikubonanye ishaka, ikurobanurira ikintu cy'agaciro, ikurobanurira umwanya, iguhindura uw'amateka, ikuremera ubuhamya bushya, iguha izina rishya, iguha imbaraga, iguhindura uw'agaciro, iguha icyerekezo. Arayibwira ati mu bintu mbonye ntazi n'ibyo, njye ntabwo mpuye na Mose, nararasanye ku rugamba, ariko ibyo kuyobora abantu nkaba umushumba ntabyo nzi. Imana ikwigisha. Ako kanya akirivuga Imana itiza, iramubwira ngo yawe Yosuwa, iramubwira ngo guhera no Imana y'abarokore we iravuga ngo ihereze icyubahiro. Iyaremye amaso nayo irareba, iyaremye amatwi nayo burya irumva, iyaremye umunwa nayo burya izi kuvuga, iyaremye amaguru nayo izi kugenda we, iyaremye amatwi burya nayo irumva. Haleluya, amina. Iramubwira ngo yewe Yosuwa, uhereye uyu munsi wa none ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli, nk'uko nabanaga na Mose niko nawe nzabana nawe. Umva isezerano rikomeye, Imana iguha isezerano rikomeye, Imana igukuze, Imana iguhindura uw'umumaro, Imana ikuzamure ku kigero uhinduka uw'umumaro, Imana ikuzamure ku kigero uhagararira Imana. Hera haleluya.
ibintu uri kubyumva. Ndatangira kugukuza kandi nuko nabanaga na Mose niko nawe nzabana nawe. Arayibwira ati ibyo bintu ntabwo babimenyereye. Hari n'abandi bantu bakuru bambanjirije, hari abandi basaza. Kubera iki? Iramubwira ngo nta muntu warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Reka nkubwire, hari ushobora kuhagarara ariko ngo ntiyahagarara iminsi yose. Reka nature ijambo rikomeye. Niba hari n'uwari uhahagaze nahave mu izina rya Yesu. Niba hari n'uwari waraguhagaze imbere nahave mu izina rya Yesu. Wari warabaye bariyeri y'ubuzima bwawe nahave. Wari waratangiye ubuzima bwawe nahave mu nzira. Wari warabaye igishyitsi nasohoke. Wari warakwitambitse tumwigisheyo. Wari warabaye bariyeri yawe niyigireyo. Wakubuzaga gutambuka niyigireyo. Wakubuzaga ishimwe niyigireyo. Wabangamiye ubuzima bwawe niyigireyo. Wagubyinagazaga niyigireyo. Watuma udatambuka niyigireyo. Watangiye ibirori byawe niyigireyo. Watumye ubabara niyigireyo. Mu izina rya Yesu. Niba uyifite haleluya ndayiguhaye yike. Yigireyo mu izina rya Yesu. Tekede benia. Ijambo rya gatatu, Imana imaze kumubwira ayo magambo iramubwira ngo noneho unyura mu ngando ubabwira yuko bagomba gukora amahamba bakambuka ruriya ruzi rwa Yorodani bakajya mu gihugu bagiye guhindura. Somye Bibiliya irambwira ngo igihe cy'isarura iyo cyageraga amazi ya Yorodani yaruzuraga akarenga inkombe. Akarenga. Ndashima Imana ko twambuka byarenze inkombe, ariko bikarenga inkombe ntibirenge ijambo. Ndashima Imana ko byarenga inkombe ariko ntibirenge ijambo. Byarenga ubushobozi bwawe ariko ntibyarenga ubushobozi bw'Imana. Byarenga ubushobozi bwawe ariko ntibyarenga icyo Imana yavuze. Ndashima Imana irabigarura bitararenga icyo Imana yavuze. Haleluya! Ako kanya bakibivuga ngo abantu bageze ku nkombe basanga Yorodani yabuzuranye. Ubu hari abantu bari kurwana n'ibintu byabuzuranye, intambara zaruzuranye, ibibazo byaruzuranye, ibintu byaruzuranye birasurera. Ni bya Yorodani bishaka kubacoshomera. Ngibyo ibigereza, ngibyo ibitero, ngibyo ibirozi, ngibyo ibihuherano. Ngaba bishe ubukwe, ngaba bashaka ko bahirika intebe yawe ngo uticara, ngaba bahagurutse kugira ngo nawe ugubwe nabi, abashaka kudasinzira, abavuga bati ntabwo azigera gukora ubukwe, abandi bati ntazashyingira, abandi bati ntabwo azaguma hano, abandi bati tuzamugirira gutya, abandi bati turarusenya. Umva, Yorodani yaruzuye, ariko ndashima Imana idakangwa n'ibyuzuye, ahubwo Imana ikubahiriza icyo yavuze. Haleluya! Iramubwira ngo Yosuwa bwira abatambyi barambikamo ibirenge, bagishyiramo ibirenge Yorodani irakama. Umva nkubwire, hari ibirenge biri bukamye Yorodani, hari imbaraga ziri bukamye Yorodani, hari uburyo Imana iri bukoresha Yorodani igakama. Hari inzira y'Imana, hari uburyo bw'Imana, hari uko Imana iri bubigenze kugira ngo iyo Yorodani yari ikuri imbere Imana iyikamye. Kandi igitangaza gikomeye nuko aho muri Yorodani nyine aho muri Yorodani aho byari byaruzuraniye harimo utubuye twitwa ibihamya. Harimo ibihamya, harimo amabuye y'ibihamya tuzatoragura tukazabwira abantu ngo hari igihe kimwe Yorodani yatwuzuranye, ariko Uwiteka aturamburira ukuboko twambukiraho umunsi. Sinzi uko bigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu ubikora iyo utegetse
biratungana. Tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Imana itegeke, Imana itegeke, igera muri bene wanyu itegeke, igera ku kazi itegeke, igera mu muryango itegeke, no mu muhanda itegeke, no muri ibi bihe itegeke, muri urwo rugamba itegeke, kuri iyo ntambara itegeke, kuri icyo kibazo itegeke. Imbere edebore kagebone shaya makekeberia rebeza ketenema refante deberia la sebe ene kaketema azakite deberia. Imana itegeke, Imana itegeke, Imana itegeke. Niba ufite rero yitere. Imana itegeke. Muri Yorodani aho byuzuraniye ni naho hari ibihamya byawe. Ntugire ubwoba bwo kunyuramo, kuko niwe uri bukuri ibihamya. Amatangazo bamanitse ni naho agiye kumanukira, ibitero baguteraga ni naho bigiye kurangirira, kuko ibihamya Imana iri bubiguhe nibyo biracogoza ayo matangazo, nibyo biracecekesha abadayimoni. Kandi reka nkubwire, ntabwo Imana iri bushaka abandi baterankunga, ahubwo ibirenge byawe byizeye, ibirenge byawe byizeye nibyo biri bwambuke kandi bikambukira ahumutse, kuko Uwiteka arakamya Yorodani amaso yawe bireba. Imana iri bukora itifashije abaterankunga, kuko ni Imana itabura uko ibigenza, ni Imana igira icyo ituma ikakigeraho, ni Imana itabura uko ibigenza, ni Imana y'inyangamugayo, ni Imana ifite amaboko magari, ni Imana irwana igatsinda, ni Imana itaruha, ni Imana idasaza, ni Imana idaterwa ubwoba n'ibihe, ni Imana itabura uburyo, ni Imana itabura inzira, ni Imana itarogwa. Uyikomera amashyi, ongera uyikomera amashyi, ongera uyikomera amashyi. Imana iri butegeke, Imana iri butegeke, Imana iri butegeke, Imana irakoresha itegeko. Hanyuma ngo bamaze kwambuka aho bagombaga kujya, edekide bolengari alasake demante keridori asamore keria inifai tekide ene o este onema itakeka. Imana ishimwe. Eba atango takike deheria nubwo cyari igihugu cy'isezerano, ngo ariko cyari cyicayemo ayandi moko arindwi, harimo abagirugashi, harimo abamori, harimo abahivi, harimo abaheti, harimo abanyakanani, harimo abayebusi, harimo abantu bitwa abanaki. Ayo moko yari ahari. Adeketite devane hode bori yarakotaya habizi mais. Irababwira ngo ndabaha imbaraga zirimo igikundiro n'igitinyiro, nimumva inkuru zanyu bazibwiriza bimuke. Umva ukuntu bigenze. Bibiliya yarambwiye ngo Uwiteka yahindiye guhinda gukomeye hejuru y'ababisha babo. Ijambo rirasobanuye ngo hari intebe Imana igomba kuguha, icyakora yari yicaweho n'umubisha, none kugira ngo ahave hari imbaraga zigomba kumuhindira hejuru, hari igitero, hari ibintu Imana igomba gukora kugira ngo nawe ubone aho uhagarara. Imana igushakiye ikibanza, Imana igushakiye ubwinyagamuriro, Imana ikuboneye uburyo. Haleluya! Imana iraduteturuye, mu ijuru iratwibutse imigambi ya Satani ihinduye ubusa. Ntawakwiringiye Imana wimuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Ntawakwiringiye Imana wimuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni.
reka nkubwire, nta muntu uzabona Imana yikubwiye ngo ngiye kuguha ubutaka, burya hari uwiba igiye kubwambura kugira ngo ibugure. Kuko nta muntu nta butaka na bumwe buri muri iki gihugu butagize umuntu bubaruye, ariko kugira ngo Imana ibuguhe hari uwibwambura ikabuguha. Kugira ngo Imana iguhe inzu hari uyikuramo ikayiguha. Ashobora kuba afite irenze imwe, hanyuma Imana ikamubwira ati tanga iyi, nawe akayitanga nawe ukayibona, hanyuma nawe akajya mu bindi. Ibyo birasobanuye ngo hari abantu Imana igiye kugenda ikoresha kugira ngo nawe ugerweho, kugira ngo nawe utabarwe, kugira ngo nawe ubone inzira, kugira ngo nawe ubone aho wicara. Hari abo Imana iri buzamure nawe ubone intebe yawe, hari abo Imana iri buhe iyindi mikorere nawe ubone aho ukorera, hari abo Imana iri buhe andi maseta kugira ngo nawe ubone iseta, hari abo Imana iri bukure hano ikabajyana mu yandi mahanga kugira ngo nawe ubone aho uhagarara. Hari abo Imana tera haleluya Tereberia sakete bene platema ini masikande boni ya sana. Hano nta na rimwe uzabona, no, nta na rimwe ushobora kubona ikintu kitari gifite undi. No, properties zose zifite ba nyirazo, bene zo barahari. Ariko kugira ngo Imana yiguhe hari ihita imuvunjira ikavuga ati genda muri biriya, jya muri biriya. Z'umuntu yashakaga kugurisha ahantu pariseri miliyoni 25, abona ahandi hantu we aravuga ati biriya bintu nibyo ngiye kujyamo, arayimanura ayishyira kuri 11. Kumbi hari umuntu nawe wari umaze iminsi asenga Imana ati wantabaye, Imana iramubwira ati dore ngaho hariya barahishe miliyoni 11, wa wundi agiye bya bindi biranapfa. Aravuga ati ntacyo mfite ahandi nawe ibereho. Ariko byari byarangiye. Imana igiye kukugenza, Imana ikuremera uburyo busha, Imana ikuremera uburyo busha, Imana igushyirireho uburyo busha, Imana ikurwanirire mu buryo busha, Imana ikubake mu bundi busha, Imana igutabare mu bundi busha, Imana ikugaburire mu bundi busha, Imana igukomeze mu bundi busha. Tera haleluya. Nyemerera dusenge. Rekosike deberia. Imana ihimbazwe. Imana igiye gukora ibintu bikomeye, ariko wambukanye iki? N'icyo ufite niyihe ngamba? Ugomba gutekereza ingamba, ugomba kuvuga ngo Mana nanjye ndashaka kugukorera. Hari abantu bavuga ngo Mana ngo nubikora gutya ngo nzabigenza gutya, mare yamara kurya agahaga akibagirwa. Imana buri gihe iravuga ngo nimumara kurya mu gahaga ntimuzibagirwe. Impamvu Imana ivuga ngo nimumara kurya mu gahaga nuko Imana izi ko kurya bibaho no guhaga bibaho. Imana rero ntabwo ibiyoboye yuko uzarya ugahaga. Iyo uri mu maganya y'ibibazo byawe ntabwo utekereza yuko bikunda. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bongorerana ngo ni muca, ariko bugaca ukongera bugaca n'ejo bugaca. Haleluya. Ikwambutsa ni nayo iri butume buca, ikwambutsa ni nayo iri bushyireho ubwo buryo. Ariko ingamba zawe ufite ni izihe? Umuhigo wahigiye Imana n'uwuhe? Witeguye kubana n'Imana gute? Ufite ingamba zishya zo gukorera Imana gute? Witeguye gukiranukira Imana mu buryo budasanzwe gute? Uzahagarara uhamya gute? Dore abatinganyi baraje, abantu b'abatinganyi baraje, kandi barashaka kugira ngo bazimanganye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo umugabo ashakare n'undi mugabo, kandi ubwo yigeze ivuga ngo umugore ashakare n'undi mugore. Yaravuze ngo buri kigore cyagenewe ikigabo cyacyo, nta muntu uzagoreka Bibiliya. Rero hari intore zitakira ku manywa nijoro, naho isi yose yabyemera, abera b'Imana tuzakomeza kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Tuzakomeza kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo tuzaterwa ubwoba n'imihindo n'imbaraga ziyiri inyuma. Isi nibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona isezerano. Dekite somayifa, isezerano ryawe risohore mu izina rya Yesu. Ndumva rero natewe ubwoba n'ibyo ngibyo, ariko ufite izihe ngamba zo kunyura muri ibyo bihe? Kuri kugenda ugasanga abantu bari kubigenza gutya. Baravuze ngo ntitushobora twebwe kwemera. Burya ngo abantu bateraga inkunga umuryango wa Bibiliya
ngo benshi bagiye muri iryo shyirahamwe ry'abatinganyi baravuga bati kereka nimwemera yuko tubwinjiza no mu matorero tukigisha. Umuryango wa Bibiliya nawe uravuga ngo hoya, ntabwo byashoboka. Niba abakristo badashobora kwibonera Bibiliya nabo ngo bitere inkunga, tuzasoma izihari ariko Imana yacu ikomeze yubahwe. Ariko Bibiliya na n'ubu zarabonetse, abantu barabimenye, baratangiye bakora mu mifuka yabo. Birasobanuye ngo natwe ubwacu twemeye gukorana n'Imana yadukoresha ibikomeye. Niko ijambo rivuga, izadukoresha iby'ubutwari. Haleluya! Imana igukoresha iby'ubutwari mu gihe abandi barimo bahobagira muri ibyo bidafite 12. Imana ikuzamura iguhindura umunyembaraga, uhinduka umuhamya mwiza w'ibya Yesu, uhagarara uhamya ibya Yesu. Haleluya! Ntabwo ntewe ubwoba, nta mbaraga nimwe yantera ubwoba kuvuga ibingibi. Nimwe nayo kuko turarinzwe n'ingabo zigenda n'ibendera. Haleluya! Turi mu kuboko kwihoraho, turinzwe n'ishobora bingahe iturindira ubuzima. Umurozi arakubwira ngo nguhaye iminsi nawe ugatitira, nta muntu n'umwe wagushobora. Haleluya! Uwiteka niwe ngabo idukingira, niwe utubera amaso, kuturinda buri munsi ibitero bya Satani. Uri umurengezi wacu, uri igihome cyacu, turaryama twiziguye kuko utubera amaso. Uri mu ruhande rwacu, ntabwo tuzatinya, turarinzwe n'ukuboko gukomeye, ntawadukoraho, turi mu maboko y'Uhoraho. Turarinzwe ingabo zigenda n'ibendera, ntawadukoraho, turi mu maboko y'Uhoraho. Haleluya! Kuturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri mu ruhande rwacu, tinyanamba. Haleluya! Imana yakurinze ibitero bikomeye, iby'amanywa n'iby'ijoro, ibitegano n'ibihuherano, ibyo basize n'ibyo batongereye, ibyo batiye ku mazina yawe, ibyo batiye kuri iyo foto, ibyo batiye ku myambaro yawe. Turashimira Imana yahagararanye na Imana yakojeje isoni imigambi y'abadayimoni. Uwiteka himbaza, utaradutanze ku muhingo w'amenyo yabo, yaguhagazeho yongera iguhagarareho, ikuremera ibihamya. Tera haleluya! Mureke dusenge Imana, reke kaya dusenge, tubwire Imana ngo turashaka kwambuka turi bashya, turashaka ingamba nshya, turashaka imbaraga zo guhagarara aho abandi bananiwe guhagarara, turashaka kukuvugira nk'abantu bawe, turashaka kuvuga kwera kwawe, turashaka kuvuga urukundo rwawe, turashaka kuvuga imirimo yawe, turashaka kuguhamya aho abandi batinye. Igitabo cya Yosuwa igice cya